Iyi video muri make yateguriwe kwerekana ukuntu Yesu Kristo yadupfiriye, kandi Yesu Kristo kudupfira nta bihembo byari byateganyijwe bizayafatwa ku muntu cyangwa se ku kindi kiremwa icyo ari cyo cyose cyemeye gupfira umwana w'umuntu. Nta gihembo cyari gihari, kuko kiriya gitabo cyari kigizwe n'ibimenyetso 7 byose byari iby'umubabaro gusa. Iyi video rero ibivuga ibisobanuraho, ndagusabye urebe ino video kandi uyitekereze, ntuyirebe gusa, ahubwo wumve n'icyo iri gushaka kuba yakuburiraho, ndetse ugendere mu nzira nyakuri kugira ngo na nyuma y'ubu buzima uzakomeze kubaho neza. Urakoze. Mbona nicaye kuri ya ntebe, igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma kandi gifatanyishijwe ibimenyetso 7 by'ubushishi. Mbona marayika ubaririza n'ijwi rirenga ati, ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kubumbura ibimenyetso bigifatanije? Ntihagire uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uw'ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo, habe no kukireba. Umwe muri ba bakuru arambwira ati, wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje ngo abumbure igitabo, amene ibimenyetso 7 bigifatanije. Nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima 4 no hagati y'aba bakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatabwe, afite amahembe 7 n'amaso 7, ariyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi yose. Araza akura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kwicaye kuri ya ntebe. Amaze kwenda cya gitabo, bya bizima 4 n'aba bakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama, bafite inanga n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu, ariyo masengesho y'abera. Nuko baririmba indirimbo nshya bati, ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije, kuko watabwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, bacunguje amaraso yawe, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Icyaha cyatumye umuntu atandukana neza burundu n'Imana. Ese nimba koko abantu ari bo bahitamo gukora ibyaha, kubera iki Imana ibatabara nk'aho yabaretse ubwayo, nk'uko bateje ikibazo akaba nabo bakikemurira? Imana ni urukundo, Imana niyo itanga ubuzima. Imana yaremye neza umuntu, imurema mu ishusho yayo, ariko umwana w'umuntu ntiyigeze akurikiza umugambi w'Imana, yahisemo gucumura, yitandukanya n'Imana, isoko y'ubugingo. Icyaha cyakomeje kugenda mw'ubwo buryo, kigenda nka virus, gikura nka virus. Icyaha cyatumye umuntu atandukana n'undi, ndetse icyaha cyatumye umuntu atandukana n'Imana. Imana ikomeza gutanga amategeko n'ubundi buryo bwatuma umwana w'umuntu akomeza kwegerana nayo. Ako buri gihe umuntu cyangwa se ikiremwa muntu gikomeza gutsindwa kigakora ibyaha, kandi koko ingaruka y'icyaha ni urupfu. Ariko kuko Imana iratungana kandi koko ni umucamanza nyakuri, niyo mpamvu itatuma uwakoze icyaha agenda uko nguko. Mu by'ukuri nubwo Imana itanga umunyabyaha ariko yanga icyaha, niyo mpamvu igomba guhana umunyabyaha. Ariko n'ubundi ikibazo kikomeza kuba iki ngiki, bitewe n'uko ikiremwa muntu ntabwo cyabasha kubaho kidakora icyaha. Igitangaje kandi kibabaje, ntabwo twebwe nk'abantu twakicungura. Gusa bihabanye n'ukuntu cyane Imana itekereza, kuko Imana ntabwo ishaka ko ikiremwa muntu gipfa burundu.
oya habe namba, kuko Imana n'urukundo n'imbabazi ni byose byiza. Imana ntigeze ihwema habe na rimwe gushaka umuntu yabasha gucungura, agacungura ibyaha bya muntu burundu. Imana yashatse mu ijuru no mu isi ndetse n'ikuzimu, ibura uwacungura umwana w'umuntu, arabura neza, ariho Yohana yahise arira. Ariko yumva ijwi ry'urangurura mu butayu, Yohana, Yohana, umucunguzi ni Yesu Kristo. Yaramanutse ava mu ijuru aza hano mu isi yacu, aza mu isi abaho adakozera icyaha na kimwe. Ibintu byari byaratunaniye, byari byarananiye ikiremwamuntu. Yesu ku giti cye aremera yishyiraho ibyaha byacu, aremera arapfa ku bwacu. Ariko Yesu yatsinze urupfu. Yesu yaratsinze, yatsinda urupfu, ava mu bapfuye. Yatsinze urupfu ndetse atwemerera kwiyunga n'Imana. Ubu twe n'Imana turi umwe binyuze mu maraso ya Yesu Kristo. Ikiremwamuntu nk'uko kitari gishoboye kwiyunga neza n'Imana, ariko urukundo rwa Yesu Kristo rwaratwunze. Ubu turemye hamwe n'Imana. Ese nawe ntabwo wakemera Yesu akaba umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, nk'uko yemeye akagupfira? Ndagusabye ngo wabyemera, wahinduka guhera uno munsi. Murakoze. Yesu yapfuye ku bwacu. Murakoze cyane, ndamushimiye kubwo umwanya mutanze muri kumva ino video. Gusa ikintu gusaba ni kujya ushimira Yesu buri munsi, uko bwije n'uko bukeye, kuko yemeye ko kwitangira, yemera gupfa ari wowe azize, yemera gusimbura inuma, yemera gusimbura inyamaswa zicwaga buri munsi kugira ngo njyewe nawe tubeho, kugira ngo abatubanjirije babeho. Ariko se ubu none natuvugana wari kuzajya ukura inuma ya buri munsi, ko tubura n'amatungo yo kutubeshaho muri iki gihe? Yaba Yesu ataradupfira byari kujya bigenda gute? Ndagusabye, ndetse Yesu icyo ari kugusaba ni iki ngiki, ni kumwumvira gukora ibyo agusaba mu buzima bwa buri munsi. Murakoze. Iyi video nuyumva ikaguhindura, wihangane ugeze ku bantu bose wabuze, Yesu araguha umugisha.